iki gitondo Sisi bisanzwe ubwo ugiye kujya kugura twa duhungu wirirwa naraye si icyo bitwaye bana rwose nta kintu bitwaye si urumva umaze gukura bihagije cyane rwose umuntu ukuze se wumva ameze ate wowe ibitekerezo niba bafite ubwenge akora karagita z'abantu bakuru ubu ufite ubwenge karagiteri zawe zageze ku rwego rw'umuntu mukuru mbabwiye Kate nta hantu uragera umuntu utarasoza no kwiga bari abahungu baba bagushuka kugira ngo ibi byose ubona iwacu bagezeho ibintu turimo umunsi baguteye inda uzayibungana hanze ntuzongera kwinjira hano cyane cyane ko uzi ko musaza wawe Prince uko ameze urimo kumva ibintu byo kwigira nabi nushaka kubigabanya kuba nta babyeyi bari hano ni njye na musaza wawe tugufite ugomba kujya wubaha ugataha amasaha kugiye iyo ubona utaha ukadusanga mu rugo wumva nta n'isoni ufite sister njye narakoze yose bose kugira ngo umuhungu namvugisha simusubize umuhungu nakuvugisha musubize ariko ugabanya imico mibi ubundi umuntu w'umukobwa ni gute utahanye saa 2 saa 4 z'ijoro ubu ugeze harapfa bakugirira nabi twaba none simba ngiye no kureba abahungu bose na ngemba ngiye no kureba n'abakobwa inshuti zanjye muri party yabo urabona ugasanga rega imyaka we nayiciyemo mwana urabona ngiye wambeshya yego wasanga yego niyo nabikurikijeho nyine yego nyine niyo nabikurikijeho ngiye nabiciyemo ariko sinize nitwara ngo wize mbona nta iryo joro sinikise umaze kubyimba neza uzikuza no kujya uzadufatanya hano ukadukubita twembi umva mubwire Kate bisubiremo bwa mbere na nyuma uzongera gutaha hano saa 4 z'ijoro uzarara mu gikoni n'amatungo hariya n'umukozi urimo kubyumva hano nubwo nta babyeyi bahari ni twebwe bakuru nutatwubana twe tuzakubana n'umwana wacu urimo kubyumva itware nk'umwana use school fees tugutangira byonyine nzi ku kigembwe kimwe bayabona nose sister uri murambwira ngo ibintu byo gutangwa saa 2 saa 4 none abashite banyiri bagiye gusohoka bakambwira ngo Kate ngo nawe ngo muno dusohokane ngiye nabyanga buretse gato ntabwo nzarivamo iki kugusoga ibyo gusohoka wabibwiye nabibwiye nde ni gute wifata ugasohoka usabye uruhushya nge nagufata ngagutepoza ngagutwara nkama ariko ngamenya ngo uri kumwe n'abantu ungamenya ngo wasohotse ariko urifata ukabura tukaberwa hano mwana kiya nta muntu wanga kugenda ariko jya ugenda wasabye uruhushya urimo kumva ibiki umwana ubundi buni bamuroze we azira byara aho ubundi mba ndimo kwibaza ubu nayo uri mu ishuri umeze uko utumva amatwi wayicariye generasiyo ubu wumva umaze gukura ese niba barandoze mwazagiye kumfuza ubwo rero urimo kubwira gutya nawe ndi kubwira ndetse hari undi mwicaranye kwibwara rwose uzi ko umaze kurengera wowe gute urumva ushaka kuzabona uwundi we urumva ushaka kumenya imyaka njye nawe hagati yawe irimo icyo murusha ndosheke ego nyagasani ego noneho ndumiwe gusa uyu mwana turavukana cyane uwo data aragera atoragura musiga ubundi ikinyabupfura ufite ugikure ko muri ari njye na musaza wawe ntacyo tugira ese reba hano siwe ndimo kuvugisha inda zirabyara aheze neza ra byo wahageze man man umwanya gusa ego ikigaragara cyane waranamenyereye bazanye ni mu rugo tu Is fresh ariko cyane bamze bo
it's okay cyane gusa mani twari tuburanyeho wari unyanzeho akigiye ko ari ukuntu abantu usanga bihugiye ariko nta rundi rwango rumera ruko byagenze gusa gusa urabizi ubu se bani urabona urimo urakorera aho gukora ibiki cyane urumva cyane ni cyagiye kino y'imihanda kwiruga bira aho ngaho struggling ariko ndahari rwose kabisa nta kiraboneka gihagije ku rugenda cyaba gituma unafite na post igaragara yamubwira mani nje rero kariya kazi nabonye shanza akora igeze riveri nge forever ntabwo umunyamahirwe hospital turimo akantu kabisa ntabwo ziho bucya n'umuntu abahagaze ese mani ubuzima busanzwe rero nafite akantu nyine katumye nguhamagara mani ubu gutya kwitegura kujya muri relation serious nibyo cyane ese mbwira bazumwire ntagenda mbere yuko mbwira ahubwo se ntabwo wabyumvaze yemera ukumbwira ko ugomba kubanza ukabona amafaranga niba ariyo riva maze gukandagira se nawe ngushimiye ahubwo intambwe uteye amafaranga ntabwo ndayabona nta muntu uko ujya kureba umuntu uvanze nk'uruhande Mana ameze gute? meze neza Ni sawa. Ako imeze neza. ntari Wambaye neza gake. Yani ibisanzwe. Wambaye ishati keza. Amerisi. okay so reka mubaze nderumva niba pe kuri iki gihe sha dani biragoye rero kanubwira ko ugomba kuba ufite amafaranga niba utari we yabona kuki bigenze gutya uramutse wumvise inkuru yabyo rero wahita umbwira ngo go ahead kabisa okay ukamuma ntuteze amatwi ufite kumbwira sinakubwiye ko nzajya muri relationship n'umuntu w'amafaranga ndabyibuka urabyibuka cyane none wanjye amahirwe ngira byazeri ni ikirombo uguyeho yateruye ahantu kagira inkuru amafaranga ntabwo ndayabona sujya ariko relationship nimara kwigeramo kashi muze ndabona zigezeho uretse tumubwireho gato ni umuntu umeze gute wenyine niba nkubwira ngo nimara kwinjira muri relationship ndabona abanyamafaranga adayeri nimba ishaka ndahita mpindura n'akazi nanjye nikorere business first kamubaze uratagetinga amafaranga uratagetinga urukundo hagati y'icyo kintu kujya muri relation bisaba iki bisaba yuko ubwira umuntu ko umukunda abantu bari gukora relationship nyine umuntu uko kakabakundana n'undi ikintu bita gukundana uracyumva ariko hari na relationship ziri kubaho umwe akunda undi kandi nyamara bose bakababwirana ko bakundana ariko nyamara harimo umukunda undi none uri mu bihe hagati y'ibyo byombi uri kuransobanurira ngende seriye rero ngiye mu rukundo ndugiyemo ngiye kuba mu umuntu ariko ntabwo mukunda mani byumva ngiye kubanza nishake mu rukundo uriya mu sister man umubonye nawe wava mu byawe pe nyine arateye by the way ameze okay noneho ni umugwiza atungo mari noneho kubona umugwiza atungo w'umukobwa ni ikintu mani cy'amahirwe gutyo adani akantu gato cyane yes ibintu ugiye kubitekerezaho ugiye kujyamo hari ufite ko wenda arateye iki afite amafaranga n'iki ariko si we ku giti cyawe ndashaka kugira ngo impulsion yawe urumva bikurimo birahari urumva se bizaza ngiye kugerageza bro ikintu cy'imisi biragoye kuba ukurikiye amafaranga ni byiza kubera bagukunda na amahirwe meza oya ntago amafaranga ndi gukubwira neza ko mu by'ukuri wenda afite ko we ari seriye pe agukunze byanyabyo ukavuga ati ni umukobwa mwiza afite amafaranga niyo twese nicyo kintu dukurikiye day by day dushaka amafaranga wowe ugasanga ugiye kumwangiriza umwanya ntabwo wowe umukunze nk'uko abishaka kandi umuntu ubura ufite amafaranga w'umukobwa bro ushaka gusanga mu muhanda bakunyuze hejuru perezida ariko wanyumvise njye ndiko Sangwa. Biteze. Sora gugu kansukuza. gutya birahagije icyo nta kibazo karibu Muze guteze. sa Ko itonze cyane. si ibisanzwe se buriya Oya. ni ibisanzwe Sha uritonze cyane kabisa. aya Okay. No muhungu ko ndiko utamwishimiye ashaka kugobera no muhobere nibiti ntajya gushyandukana
Sese sheri wawe wamusuhurije se birahagije. no muhungu kandi ko utamwishimiye ashaka kugobera no muhobere nibiti Wajya gushyanuka he? Sese sheri wawe Wamusuhurije se birahagije. mwana rafika nakumira ujya koza umuhungu mwiza nk'uyu nguyu urimo uramwisuzugura Akiri bavu ujya warugiye. indi ngira ngiye umbabarire Akira waba ugiye guha amahoro. reka mbahereze umwanya ndamuganire ntawamenya Yego wumiwe ngagera y'amahoro. Ibanga nabyo bitesha mutwe. Sangwa. Siko mbona utishimye byagenze bite? Bagira ngo bigende bite? Ese mbona ntabwo uri kuvuga neza. Uri bizi muri telefone cyane. Nayishyize hasi ariko noneho twaganira niyo nta kibazo. Ubona imbere ko twavuganaga nta kibazo, mbona ibintu bigenda neza, umvugisha ubishaka, ufite umutima mwiza. Ubu byagenze bite? Sundi mubaze. Ufite imyaka ingabanya bukije. Ntibukije. Ese kanyura yibuke. Nyine ngusabye kunyibutsa imyaka ufite niyo nta kibazo. Nkurusha 3. Ndashitatu, right? Yeah. Ntabwo mbikubajije se. Ni iyihe? Nuko nyine ndumva uri umuntu mukuru. Bakabaye nyine ibyo ubona byakabaye biguha igisubizo. Ese ni ngombwa mbere se ko utaretse ngo turebere inyuma. Ni byiza ko tuganira, turi abantu bakuru. Urashaka ko tuganira? Ese dukoresha ibimenyetso. Nyine urumva wifuza ko tuganira. Cyane. Niyo mpamvu mfashe umwanya uza hano. Cyane. Okay. Ngambwira ikintu kikuzanye tuganira. Yeah. Nawe. Ikintu gitumye ngera hano, urabizi akenshi ndaguhamagara nkubwira ngo nshaka kuza kukuvugisha, nshaka kukureba, ariko ubu nshaka ngo dusubize ibihe inyuma, turebe icyabaye, turebe iki, ese harabura iki, ese twagabanya iki, twakongera iki, ariko nyine kugira ngo relationship ikomeze kugenda neza. Ubundi se igenda neza buriya? Ntabyo wabonye? Ntabwo mbizi. Ariko ndimo kubyumva nyine ushaka kuvuga. Okay, ni byiza ko wacyumvise. Yeah. So, ndumva ari byiza ko nakubwiza ukuri. Okay, niba biri ngombwa nabyo nta kibazo. Yego. Uko twagiye tubana urakoze. Nanjye ntabwo mba nifuza kuvugana nawe n'Abantu. Nyine ahubwo abantu nibo akenshi batuma umuntu avuga nabi. Niba nkubwiyemo igihe ariko umuntu nyine agakomeza kumva ko kuguhatiriza cyane cyangwa kugushaka cyane aribyo byatuma mvugana neza. Akenshi nabwo biterwa n'amarangamutima y'umuntu. Amarangamutima ariko ntabwo ari ngombwa ngo igihe cyose agukontorore, ariko gusa ndabyumva nyine bibaho. Okay, yego nawe uri umuntu mbese urabyumva. Reka nkubwize ukuri rero, ntabwo gukundana nawe byashoboka.